I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha Agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Reka nongere mbaramutse cyane kandi mbifuriza ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Bibiliya irambwira mu Befeso igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 8 ndetse n'uwa 9, birambwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Agakiza ni impano y'Imana, ntabwo gaturuka mu mbaraga zacu nk'abantu, ahubwo ni impano y'Imana. Imana yatanze impano ikomeye y'agakiza, hanyuma twebwe tukakakira cyangwa se tukakira iyo mpano kubwo kwizera. Imana yiduhera iki? Ni kubw'ubuntu bwayo, ni ineza yayo, ni imbabazi zayo zidudubiza mu rukundo rwayo. Rero agakiza ni impano y'Imana ukwiriye kwakira uyu munsi wa none. Nta handi agakiza kabonerwa, ntabwo ari mu idini, ntabwo ari mu mirimo myiza, ntabwo ari mu mbaraga z'umuntu, ahubwo nk'uko Bibiliya bitubwiye ni impano y'Imana. Ni impano y'Imana. Uyu munsi ndagira ngo turebe ijambo turi busange muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 5. Turibe tuganira ku kuntu idini itifuza yuko wakizwa. Idini ntiyifuza yuko wakizwa, mu yandi magambo wabohoka ngube uw'umudendezo muri Kristo Yesu. Mana icyampa ugafasha buri muntu wese uteze amatwi iyi radio, kugira ngo yaba jewe, yaba mugenzi wanjye uri ku buhanga bw'ibyuma, ndetse n'abateze amatwi radio, twese ijambo ryawe ritugirira umumaro uyu munsi wa none. Twige, twumve, twunguke kandi dushyire mu ngiro iby'ijambo ryawe ritubwira. Mwami, niba hari umuntu ukeneye kubohoka, uboshywe n'idini, uyu munsi wa none umubohore. Niba hari umuntu ukeneye kuba umudendezo, uyu munsi wa none abone umudendezo. Twe kuguma kuba nk'uko twari turi, ahubwo ijambo ryawe ritubohore. Urakoze Data kuri mwiza, kandi ko wumva gusenga kwacu, ndetse ko witeguye gukora byinshi ngo wiheshe icyubahiro. Mu izina rya Yesu nimwe dusabye twizeye, urakoze. Amen. Amen. Yohana ibice 5 turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Hano tuhasanga inkuru nziza cyane, kuko uyu muntu Yesu yakijije yari amaze imyaka 38. Imyaka 38. Bibiliya irambwira ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe
marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, wankijije niwe wambwiye ati, ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenye uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, aramubwira ati, dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Uwo muntu aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumaga abayuda bashaka kurenganya Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica, kuko uretse kuzirura isabato gusa, ahubwo ahora yita n'Imana ko ari se bwite, akigereranya nayo. Gusa ahangaha nta kintu na kimwe kitari cyo. Yesu yari umwami w'isabato, kandi Yesu ni Imana. Yesu ni umwana w'Imana, bityo nta kintu na kimwe bamushinjaga cyari ikinyoma. Bavugaga ko avuga ko ari Imana, ni ukuri pe, yari Imana. Kandi Yesu ntabwo yababeshye, icyo bakoze bo ni ukutamwizera gusa. Ariko ibyo yakoraga, ndetse n'umwuka wera w'Imana, Imana ubwayo, yewe byose byaramuhamyaga. Yaba Yohana yaramuhamije, yaba Yesu bwe yavuze uwo ari we, yaba umwuka wera yaramuhamije, Imana yaramuhamije, abahanuzi baramuhamije. Yesu ntabwo yivugaga ibitari byo. Ariko abayuda ntabwo bari baramwemeye, ntabwo bamwizeraga. Kubera iki? Idini yabo yari bafunze amaso, idini yabo yari baboshye. Ntabwo bari ab'umudendezo, bari baboshywe n'idini yabo yari bafunze amaso ku buryo batarebaga, ndetse ntibashakaga yuko hagira n'undi wahumuka ngo arebe. Iyo ngeze aha njya ntekereza ku ntumwa Pawulo mbere yuko aba Pawulo yari Sawuli, kandi Sawuli yari umunyedini ukomeye cyane. Sawuli rero ntabwo, uretse no kuba atarashakaga kumva ibya Yesu no gukurikira Yesu, nta nubwo yashakaga ko hagira undi muntu wakurikira Yesu. Sawuli rero we afata umwanzuro, avuga ati, nyamuneka batambyi bakuru, bayobozi banjye b'idini bo hejuru, mu rwandiko nkureho ibyo bintu bya Yesu, nkureho ibyo bintu bishaka kubuza abantu kuba abayoboke beza b'idini yacu y'Abayahudi, kuko ubwo ni ubuyobe. We niko yabitekerezaga. Ariko kandi Pawulo icyo gihe yari akiri Sawuli ntabwo yari umuntu wanga Imana, yari umuntu ukunda Imana, ariko yari ahumishijwe cyane n'idini, yari ayobeye mu bintu bidafite umumaro. Kugeza ubwo igitondo kimwe, umunsi umwe, Imana yarebye ikamugirira ubuntu, maze ngo Yesu aramwiyereka ari mu nzira y'Damasiko.
atungurwa n'umucyo ari wo Kristo, atungurwa n'umucyo w'ukuri, umwijima urazimira, maze Sawuli arareba aribura, ndetse yemwe byarangiye amaso ye y'umubiri atakireba, kuko yari abonye umucyo w'ukuri, yari akwiriye guhumuka. Imana yacu idufashe kandi tugirire neza, kuko abantu benshi barimo baragenda ariko mu by'ukuri ntago bazi iyo bajya. Sawuli avuirwa n'umucyo w'ukuri, maze Sawuli amenya Kristo kandi yizera Kristo, ndetse ahita ajyanwa guhabwa inyigisho z'ifatizo kumwizera mushya. Sawuli aragenda ariga, Sawuli aragenda arabatizwa, Sawuli ahindurirwa izina, ahinduka Pawulo, ndetse ahita atangira ubwo kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bwa bundi bubatura abantu bukabakura mu bubata bw'idini, bukabakura mu bubata bw'ibyaha, maze bakaba b'umudendezo, bakaba abo guhamya Kristo. Sawuli ahinduka Pawulo, intumwa ya Kristo. Imana yacu ishimwe cyane. Nawe uyu munsi ushobora kuba ufite ibyiringiro bikomeye ku idini yawe, ndetse nta kindi kintu ureba ahubwo ureba idini yawe. Ntabwo ndimwo kukwangisha idini, ahubwo ndagira ngo nkubwire muri iki gitondo ngo niba utari wabona Kristo urimo urahomba nshuti yanjye. Niba utari wabona Kristo ukaba ubaswe cyangwa upfundikiriwe mu icyo gitebo cy'idini nsa, uhishwe ibyiza, uhishwe umunezero uterwa no kumenya neza Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Hari abantu benshi bumva babivuga, hari abantu benshi bumva bisomwa, hari abantu benshi bagiye bumva ko Yesu Kristo ari umwami, ari umukiza w'abari mu isi, ariko mu by'ukuri bo ubwabo ntabwo biraba experience yabo, ntibiraba ikintu cyabo ku giti cyabo ngo bamenye Yesu mw'ubwo buryo bwihariye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Bari mu mwijima, basa nk'aho bareba ariko mu by'ukuri bari mu mwijima, basa nk'aho bazi iyo bajya ariko indani mu mitima yabo bazi neza yuko batafite ibyiringiro byuzuye by'aho barimo kwerekeza. Hano muri iki gice tumaze gusoma, dusomye inkuru y'ukuntu hari i Yerusalemu nk'uko hari hubatse mu myubakire yaho, hari ahantu hari irembo ry'intama, kandi hafi aho hariho n'ikidendezi. Icyo kidendezi kikitwa Betesida. Kuri iki kidendezi rero ahakizengurutse hari hagoswe n'abarwayi benshi cyane, benshi cyane. Abarwayi muri rusange, mu buryo busanzwe, abarwayi nta murwayi n'umwe wumva adashaka gukira. Buri murwayi, yewe n'abarwayi indwara zikomeye, abarwaye indwara zoroheje, nta muntu n'umwe wakwanzura ngo avuge ngo jyewe ndumva nshaka kurwara. Umuntu wese urwaye aba yumva ashaka gukira. Kuko rero ku iki kidendezi haberaga ibitangaza. Marayika w'Imana yajyagaza rimwe na rimwe akahinduriza amazi. Yamara guhinduriza amazi, Imana yari yarashyizeho uburyo bwayo bwo kugira ngo ikize abantu bayo indwara, maze ngo umuntu wabanzaga kwijugunya muri aya mazi, indwara iyo ariyo yose yabaga afite ngo yarakiraga. Hanyuma rero abarwayi bo hirya no hino ayo magambo barayumva, ndetse ahari babwirwa n'abakiriyeyo bati yewe harakabaho kiriya kidendezi cyitwa Betesida, nagiyemo ndakira. Hanyuma abarwayi rero bumvise iyo nkuru yuko hari ahantu ho gukirira, baraza bazenguruka icyo kidendezi. Hanyuma ikidendezi bamaze kukizenguruka, urabyumva nawe, kwari ukumarana kugira ngo amazi niyihinduriza ubashe kwijugunyamo noneho ubone ukire. Ariko hari ikibazo, kuko uwabaga afite akabaraga niwe wabashaga kwijugunyamo nyine. Ngira ngo urabyumva. Ntabwo umunyantege nke cyane, keretse iyo yabaga afite umuntu umucungira, akaba afite umuntu uzi gupitana. Uyu nguyu iyo yabonaga amazi yihindurije, yateruraga umurwayi akajugunyamo. Yagwamwe acuramye, yagwamwe ahagaze, uko aguyemo kose yapfaga kuba
ageze mu kidendezi yarakiraga iyo yabaga agezemo bwa mbere. Abandi ubwo bagategereza andi mahirwe. Gusa kuri iki kidendezi hari abarwayi benshi, ariko harimo umurwayi udasanzwe. Harimo umurwayi udasanzwe kuko uyu murwayi yari afite indwara ikomeye, niko nabivuga, kuko iyi ndwara yari ayifite kandi ayimaranye imyaka 38. Imyaka 38. Sinzi nimba uri kubitekereza, ariko njyewe mbitekerejeho, urumva kuri iyo myaka yari amaze arwaye, njyewe ndengejeho 2. Donc yari amaze hafi imyaka y'ubuzima bwanjye yose arwaye, ababazwa, nta mahoro namba afite. Sinzi niba hari imirimo yakoraga, kuko ubuhamya bwe buratubwira neza yuko nta kintu yashoboraga gukora, ndetse yanahamije ahamiriza Yesu, anamubwira ati ntabwo mfite imbaraga zo kwijugunya mu kidendezi, yewe simfite n'umuntu wanjugunya mu kidendezi. Amazi akinduriza abandi baraza bakantangamo. Njya ntekereza nkibaza ngo ahari uyu murwayi bene wabo bari baramuretse, baravuga bati imyaka 38 ni myinshi, nta wayihanganira ngo abakikurwaje. Ahari bari bamurwaje bari barigendeye, ahari abandi bari baramutaye bavuga bati reka tuzumve ko yapfuye tuze dukingure, ariko nta muntu n'umwe yari afite wamufasha. Kandi yari akeneye gukira, yumvaga ashaka kubaho, ariko nta muntu n'umwe yari afite wamufasha. Uyu muntu rero, kubw'imbabazi z'Imana, kubw'urukundo rw'Imana, Yesu aramwitegereza. Arangije kumureba amenya yuko ngo amaze igihe kirekire arwaye, maze Yesu amugirira imbabazi, amugirira impuhwe, maze ngo aramubaza ati mbese urashaka gukira? Mbega ikibazo cyiza nawe muri iki gitondo. Yesu ari kukubaza, mbese urashaka gukira? Urashaka gukira? Hari indwara z'uburyo bwinshi. Uyu nguyu yari afite indwara yo mu buryo bw'umubiri, ariko kandi yari afite n'indwara yo mu buryo bw'umwuka. Kuko iyo usomye hepfo, Yesu yaramubwiye ati genda, reka ibyaha, va mu byaha, wikomeza kuba mu byaha, kuko ibyaha bikuzanira ishyano rikomeye. Mbese urashaka gukira? Hari abantu benshi bakeka ko ari bazima, ariko nyamara barashize imbere mu mitima yabo, baramunzwe n'ibibembe, bya bibembe by'igomwa, bya bibembe by'ubwibone, bya bibembe by'ubwicanyi, bya bibembe by'inzangano. Mu magambo make, baramunzwe n'ibibembe biruta ibindi kuba bibi, barwaye indwara iruta iyindi kuba mbi, indwara bita icyaha. Mbese nshuti yanjye, urashaka gukira? Yesu ari kukubaza, mbese urashaka gukira? Kuko Yesu yagukiza, ntabwo idini yagukiza, ntabwo umuntu yagukiza, ariko Yesu wenyine yagukiza. Yesu yagukiza. Nuko uyu murwayi ngo aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Mwene magambo yaramubwiye ati reka da, nta mbaraga mfite zo kwikiza, sinakwikiza, kubera ko sinakwijugunya muri ariya mazi, kandi rwose nabuze umuntu wanjugunya mwari amazi. Njya nibaza nti ese imyaka 38 nta bantu Imana yari yaragiriye neza? Kubera iki nta muntu wavuye mu kidendezi amaze gukira ngo yitegereze uyu murwayi wari umaze imyaka, ahari igihe yari amaze 10, ahari igihe yari amaze 15, ahari igihe yari amaze 20, 25, 30 mpaka kuri 37. Ese nta muntu wari warakize hanyuma ngo avuge ati nyamuneka reka nicara aha ndebe ko marayika yakongera kwihinduriza maze mfashe uyu mugenzi wanjye umaze imyaka yose arwaye? Sinzi uko byari bimeze, ariko abantu bose uyu muntu yari yarabuze uwamufasha muri bo. Maze abwira Yesu ati simfite umuntu, nta wamfasha gukira, nta wamfasha ngo anjugunye muri ariya mazi. Maze Yesu amubwira mu butware bukomeye cyane. Yesu aramubwira ati byuka, haleluya, byuka wikorere uburiri bwawe
ugende. Hehe, aramubwira ati byuka kano kanya, byuka wikwirwa wongera kwiyengeka, byuka kano kanya wikorera uburiri bwawe ugende. Maze hari ijambo rikomeye cyane njya nkunda gutindaho, ngo Bibiliya irambwira ngo muri ako kanya nta munota uciyemo, nta saa iciyemo, muri ako kanya Yesu akibivuga ngo uwo muntu arakira pe, yikorera uburiri bwe aragenda. Mana we, uri igitangaza. Ni koko urakiza, kandi ukiza burundu. Ntabwo woroshya, ahubwo urakiza burundu. Yesu akimubwira ayo magambo ngo uyu muntu yahise akira ako kanya. Sinzi niba uri kumvira ijambo. Ako kanya Yesu akibivuga, ako kanya uwari urwaye arakira. Amaze gukira, yumvira itegeko ry'umwami, yikorera uburiri bwe aragenda. Ku ruhande rumwe ngira ngo urabona ko Yesu arimo gukora ibitangaza. Yesu arimo gukiza. Yesu arimo kubohora abantu. Abari baboshywe n'uburwayi imyaka 38, abari baboshywe mu mitima yabo imyaka myinshi, Yesu kubw'itegeko rye gusa barimo barakira. Ariko ndagira ngo urebe hano hepfo ku murongo n'ubundi wa 9, igice cyawo gihera, ngo ubwo hari ku munsi w'isabato. Ku munsi w'isabato umwami yari arimo akiza abantu be. Ku munsi w'isabato Yesu yari arimo abohora abantu. Ku munsi w'isabato Yesu yari ari mu murimo we akora. Imana yari irimo ikora. Ariko ku rundi ruhande ndagira ngo urebe murongo wa 10 ngo nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Sinzi niba uri kubona ikibazo ahangaha. Wibuke neza yuko iki kidendezi cyari ku ibaraza ry'urusengero rw'i Yerusalemu. Bano bantu b'abadiyakoni, bano bantu b'abakuru b'itorero, bano bantu b'abakristo, bano bantu bo mu itorero, bano bantu bari bamaze imyaka 38 babona uyu muntu arwaye hariya ku kidendezi. Baramurebaga, ariko nta wigeze afata umwanya ngo abyetereka mwicare iruhande. Ntafite kivugira, ntafite kirengera, reka mwicare iruhande, nyamuneka nzamuterere mu mazi. Bari aho ngaho. Ndetse no kuri uyu munsi Bibiliya iratubwiye ngo hari ku munsi w'isabato. Byumvikane ko bari baje mu materaniro, bari bambaye neza, bari bihanaguye, bari babukereye, ariko mu mitima yabo imbabazi ntazarimo, urukundo ntarwarimo. Ntabwo harimo ko abantu bakwiriye kubohoka, ahubwo bumvaga bashaka ko buri muntu wese yabohwa n'iminyururu y'idini, yabohwa n'amahame y'idini yabo. Ibyo kubohoka, ibyo gukira, ibyo kwambaza Yesu ntago byari biri mu mitima yabo. Maze babwira uyu ukijijwe bati rero ukoze ikosa rikomeye. Wibeshye, ntabwo wakabaye ukira, yewe nta nubwo wakabaye wikorera uburiri bwawe ngo uhaguruka aha hantu ku munsi w'isabato. Nta soni. Bata amategeko ntabwo abyemera. Ariko se wagize ngo yari n'amategeko? Ahubwo bo ubwabo nibo batabishakaga, nibo bari babangamiwe n'ibi ngibi, kuko amategeko yo nta kintu yigeze abwira uyu muntu wari ukijijwe. Ababimubwiye ni aba bantu bakabaye baramufashije, ariko kandi batari barigeze bagira icyo bakora. Baramubwira bati uyu munsi ni isabato, uyu munsi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Ariko ndagira ngo urebe munsi yaha, uyu nguyu wari ukijijwe yababwiye ijambo ryiza. Yarababwiye ati rero njye nta kibazo nari mfitanye n'amategeko yanyu, ariko ntabwo yankijije.
nta kibazo nari mfitanye n'umunsi w'isabato, ariko ntacyo wanyijije, ahubwo uwanyijije ni nawe wambwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Mbese igifite agaciro ni ikihe disi we? N'ayo mategeko yanyu, n'uwo munsi w'isabato, ni iki gifite agaciro? Ni uwanyijije cyangwa n'ayo mategeko, cyangwa n'iyo sabato? Ni iki gifite agaciro? Ahari niko yari ari kwibwira mu mutima. Wanzera arimo kubabwira ati rero ibyo byose ndabizi, ibyo byose narabisomye ndabikurikiza. Imyaka 38 natekerezaga ko ari byo bifite agaciro, nyamara nta kintu byamariye. Mana yacu ishimwe cyane. Ariko uwanyijije niwe wambwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Uwamukijije ni nawe wari wamubwiye ati ikorere uburiri bwawe ugende. Uwo muntu udasanzwe, uwo muntu utegeka bikaba, uvuga bikaba, yategeka bigakomera, uwo nguwo uvuga rimwe gusa uburwayi bugahunga, uwo nguwo uvuga rimwe gusa abari badafite intege bakongera bakubakika, uwo nguwo uvuga bikaba niwe wambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye ngende. Yambwiye ngo kira ndakira, yambwiye ngo korera uburiri ndaguruka, imbaraga ziraza ndabwikorera. Uwo niwe numviye. Abayuda bati uwo muntu ninde? Ninde ubohora? Ninde ukiza? Ninde utitaye ku mahame y'idini yacu? Ninde utashaka gukurikiza amahame yacu? Ninde uwo muntu utinyuka agashaka kwivanga muri gahunda z'idini yacu? Bararakara cyane, bararakara cyane. Ntabwo ari uko bashaka kwizera Yesu, ntabwo ari uko bashaka gukurikira Yesu, ahubwo bashakaga uburyo bamukura mu nzira y'idini yabo. Turimo turareba ukuntu umuntu iyo ahumishijwe n'idini, ukuntu umuntu iyo atabonye Kristo ngo amumenye nk'umwami n'umukiza, we aba ahombye ikintu kinini. Ndavuga ibi kubera iki? Nanjye nari umwe muri abo bantu bagendera munsi y'igicucu cy'idini, bareba hafi cyane, batareba ku musaraba, batareba Yesu Kristo, batamenya Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Nari mfite idini nsa, nari nyifite neza, ariko ntabwo nari nyifite gusa, ahubwo niyo yari mfite kuruta uko nyifite. Yankoreshaga ibyo ishaka, yanjyanagaho ishaka, ikampa ibyo ishaka, ndetse yanyimaga iby'igiciro, kuko ntabwo yari yarigeze inyobora kuri Kristo ukiza, Kristo ubohora, Kristo umurikira abari mu mwijima. Ntabwo iyi dini yari yarigeze ibinyereka, kugeza umunsi umwe ubwo umugaragu w'Imana yafataga umwanya akanyereka icyo Bibiliya ivuga ku bijyanye no gukizwa. Maze uwo munsi ndizera, Yesu arankiza, mva mu mwijima njya mu mucyo, ntangira kureba. Ndetse uyu munsi wa none nta nubwo ntewe ubwoba n'ejo hazaza, kuko nzi neza yuko umucunguzi wanjye ariho. Ndetse ndeba no hakurya y'urupfu, inyanja y'urupfu, nyambutsa amaso yanjye mu kwizera, nkareba umurwa Imana yanyiteguriye kera, ndetse n'abandi bera bose, maze nkamarwa n'umunezero, kuko iwacu ntabwo ari n'ahangaha. Hari umuririmbyi umwe wavuze ngo urupfu ruzamwambutsa rumugeze hakurya aho badapfa, kandi ubwo nibwo azamenya Kristo nk'uko Kristo nawe amuzi, bibanira ubuziraherezo. Uwo muririmbyi yari arimo arebesha amaso yo kwizera. Nanjye rero mfite uko guhamya, nanjye mfite ibyo byiringiro. Sadoki wumva, nzi neza yuko iwacu ari mu ijuru, nta kintu na kimwe cyasiba ibyo ngibyo. Kubera iki? Nuko ijambo ry'Imana ari ryo ribimbwira. Rero nishingikirije ku masezerano y'Uwiteka, nishingikirije ku byasezeranijwe n'Uwiteka. Kandi niba nishingikirije ku byasezeranijwe n'Uwiteka, sinshobora kunyeganyega, kuko ntibinyeganyega. Yesu aramfata akankomeza kuko ankunda,
ntabwo ari njyewe wifata, nta nubwo ari njyewe umufashe, ahubwo Yesu niwe umfashe. Uyu muntu rero abwira abayuda ati uwankijije niwe wambwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Mu yandi magambo, uno muntu icyo yari arimo kubwira aba banyedini, yari arimo ababwira ati nahuye n'umukiza, Mana yacu ishimwe cyane, nakijijwe yemwe, nabohowe yemwe, ntabwo isabato ari cyo gikuru, ntabwo imihango yanyu ari cyo kiri gikuru, ntabwo amategeko ariyo akiri makuru, igikuru ni uwanyijije, kandi uwo wanyijije yanambwiye icyo nkwiriye gukora, yambwiye ngo nimaguruke ngende, yambwiye ngo nikorere uburiri bwanjye nitahire. Ntabwo uyu muntu yikoreye uburiri ngo ajye mu materaniro, yikoreye uburiri ngo yitahire. Kubera iki? Yari abibwiwe n'umwami, kandi yagombaga kumvira umwami. Maze abanyedini bararakara, batangira kubaza bati uyu ninde ukubwiye ngo wikorere uburiri ugende? Ninde utinyutse akakubwira ayo magambo? Ku isabato ninde utinyutse akavuga ngo wikorere uburiri? Ninde utinyutse? Kubera iki bavugaga bino bintu? Bifuzaga yuko abantu bose bacira bugufi idini yabo, bacira bugufi amahame y'idini, bagendera munsi y'idini, aho kugendera munsi ya Kristo, ahubwo bakagendera munsi y'idini. Nakubwiye nshuti yanjye, ntabwo idini yawe ishaka ko ureba Kristo, idini yawe ishaka ko ureba amahame yayo. Akenshi iyo ngiye mwivuga butumwa mbaza abantu se urakijijwe, bakambwira bati yo genda umukristo ni byiza. Ese wayo umukristo gute? Akambwira ati jewe narabatijwe, ndi umwizera wo mwitorero iri niri. Nkamubwira nti ese uri umukristo? Ese urashaka kuvuga iki? Hari n'uwigeze kumbwira ati rero niba ugiye kumbwira ibintu by'Imana reka mbanze nkwiyame ikintu kimwe. Uramenya utigera ukora cyangwa utigera uvuga akantu na gato ku idini yanjye, kuko sinshobora kwigera nyihindura. Data yarayirimo, sogokuru yarayirimo, ntabwo nshobora kwigera mpindura idini yanjye. Ndamubwira nti rero ntabwo icyari cyo kinzanye, ntabwo idini ari inzanye, nje kukubwira ubutumwa bwiza bw'agakiza. Arambwira ati ntacyo. Ntangira kumubwira ubutumwa bwiza bw'agakiza. Gusa ikibabaje ni uko idini yamuhumishije cyane, nta kindi kintu yagendaga ansubiza, ahubwo yageragaho atsindwa cyangwa se ijambo ry'Imana rimubwira rirasa ku ntego, yahitaga ambwira ati idini yacu ntabwo ari uko ibivuga, idini yacu ntabwo ari uko itwigisha, twebwe twizera gutya na gutya. Nkamubaza nti se byanditse he? Ati byo nta kintu bivuze, idini yanjye nuko nguko, wishaka kumpinduza idini ndi umusaza. Niko yambwiye. Narababaye cyane, n'uyu munsi ndacyamusengera, kandi cyama Imana y'imbabazi ikamureba ikamwitaho kandi ikamukiza. Gusa nongeye kubabazwa cyane n'ukuntu idini ishobora guhumisha umuntu, ikamufunga amaso neza neza ku buryo atigera areba Kristo. Byarambabaje cyane, byarambabaje cyane. Matayo igice cya 23, Yesu arimo yigisha yavuze n'ubundi kuri uku kuntu abantu benshi, by'umwihariko mu iki gice yavugaga ku bafarisayo, avuga ukuntu batwarwa hirya no hino, bakambuka n'inyanja, bakajya hirya no hino bashakisha uko bahindura umuntu, nyamara yahinduka ntahinduka umwana w'Imana, ntahinduka umukristo, ahubwo agahinduka uw'idini. Yamara guhinduka uw'idini agahinduka impumyi bikomeye, ku buryo ahinduka uwo kujya Gehinomu inshuro ebyiri kurusha abamuhinduye. Yesu yararimo abwira abanditsi n'abafarisayo mu gice cya 23 cya Matayo, arababwira hano ku murongo wa 15, ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'Igehinomu. Aba bantu b'abayuda b'abafarisayo
nibo Yesu yari arimo agirana ikibazo nabo hano. Hari ku munsi w'isabato, bari mu materaniro, ariko Yesu we yari arimo areba abantu barushye. Aho hantu hamwe naho bari Yesu yari arimo areba abarushye, Yesu yari arimo areba abababaye, yari arimo akiza abantu, yari arimo abohora abantu, mu gihe abanyedini bari bashishikajwe n'amahame yabo, bari bashishikajwe no gukora ibyo bitaga gushyira mu ngiro amategeko. Nubwo imitima yabo yari kure y'Imana, imitima yabo ntago yari itunganye, ariko bashakaga gukora ibigaragaza ko batunganye. Ari nacyo kibazo gikomeye cyane kiri ku idini. Idini ishaka kukwereka ibyo ukwiriye gukora ngo wigaragaze nk'umuntu koko w'Imana, ariko idini ntabwo ikwereka uko wabyarwa n'Imana hanyuma ukayoborwa n'umwuka w'Imana. Harimo itandukaniro nshuti yanjye. Wabyawe n'Imana ni umwana w'Imana kandi ayoborwa n'umwuka w'Imana. Ariko uwakurikiye idini yumvira amahame y'idini akagendera munsi yayo, akaba umunyedini mwiza. Ariko kandi kuba umunyedini mwiza ntibivuze ko aba abaye umwana w'Imana. Nyamara abantu benshi bakeka yuko niba abanyedini beza bakemerwa n'idini yabo, ubwo Imana nayo izagendera kw'ibyo ikabemera. Icyo ndakiguhakaniye nshuti yanjye. Hano muri Matayo, reka masome Matayo igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 20, ariko se waretse ngahera kwa 13. Haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Hariho abantu bajya bambwira bati idini yacu irimo miliyoni, abandi bati idini yacu irimo miliyoni 2, abandi bati idini yacu irakomeye ku isi irimo miliyari, abandi bati idini yacu ni ya kera cyane, ni ya kera, ni nyeganyega. Bati rero abo bantu bose ntibashobora kujya muri Gehinomu, abo bantu bose ntibashobora kuba barayobye. Ubu koko urareba ukabona miliyoni y'abantu yarayobye, urareba ukabona miliyari y'abantu yaba yarayobye. Yesu ni uri kuvuga aya magambo. Arimo aravuga ngo munyure mu irembo rifunganye. Ni inama ituruka mu rukundo rw'Imana. Munyure mu irembo rifunganye, kubera ko irembo rigari, irembo rinini, irembo ryagutse, irembo rihururiramwe abantu benshi, ntabwo iryo rembo rigana mu ijuru, ahubwo ni irembo rigana mu kurimbuka. Unyumve neza, ntabwo ndi kukubwira ngo uve mu idini yawe, ahubwo icyo ndi kukubwira ndagira ngo urebe niba udahumishijwe n'idini, ukaba utarimo kwemererwa kureba Kristo ngo umumenye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ahubwo ukaba wumvira amahame y'idini gusa, ukaba uri umunyedini cyane kuruta ko uri umukristo. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunwa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Mwene magambo icyo Yesu yashakaga kuvuga, yararimo avuga yuko hari abantu bakwiyita ko ari abahanuzi cyangwa se abigisha, ariko abantu bakaba rwose ibyo bavuga atari byo bakora, cyangwa se ibyo bagaragaza ko ari byo bari byo, mu by'ukuri atari byo bari byo. Yesu aravuga ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari abazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Kandi Yesu yaravuze ngo bazarimbuka. Ku murongo wa 21 arongera burira abantu, aravuga ati umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami
bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. 22, benshi bazambaza kuri uwo munsi, umunsi uruta iyindi, umunsi w'amateka, umunsi ibintu byose bizasobanuka, umunsi umuntu wese azamenya neza yuko yibeshye, kandi abandi nabo bakaririmbishwa n'umunezero kuko bamaze gukora iby'Imana ishaka. Bibiliya irambwiye hano mu ijambo ry'Imana ngo benshi bazaza imbere yanjye kuri uwo munsi, maze babaze Yesu bati, mwami, mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe? Nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe? Nitwakoraga ibitangaza byinshi ibitangaza nakoze byinshi cyane mu izina ryawe Yesu we? Maze Yesu ngo nibwo azaberurira akababwiza ukuri, akababwira ati, yemwe nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, ntabwo nigeze kubamenya. Mu yandi magambo, icyo Yesu azababwira nuko azababwira ati, ntabwo mwigeze mukizwa, ntabwo mwigeze munyakira mu by'ukuri nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu. None rero muri nkozi z'ibibi, uhereye kera kose, n'igihe mwakoraga ibitangaza, n'igihe mwirukanaga abadayimoni, n'igihe mwakizaga abarwayi, mwari inkozi z'ibibi. Nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Icyampaye amagambo ntuzayumve. Yesu arimo kuyakubwira, nshuti yanjye uteze amatwi y'iradiyo, kuko uyu mwanya ufite amahirwe nawe yo gutakaza ibyiringiro wari ufitiye idini, hanyuma ukakira Yesu. Wari ukwiriye guhunga uyu munsi wa none, ugahunga, kuko nudahunga idini, nudahunga iyo mitekerereze, ni lazima izagukwega, ikumanure, ikwicaze muri Gehinomu, aho bazarira bakahekenyera amenyo by'iteka ryose, mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, aho abantu batazigera bahwema kwicuza, aho abantu batazigera bahwema kugira agahinda, aho abantu batazigera bahwema kumva yuko bakosheje no kugira ngo iyo nza kubimenya, aho abantu bazaba mu kababaro k'iteka ryose. Wahunga uyu munsi wa none ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uno muntu wari urwaye, nizera ko yari umunyedini, nizera yuko yari afite abantu aziranye nabo mu idini, ndetse y'imyaka 38 yayimaze ari ku rusengero, ari ku rubaraza, nta n'imbaraga afite zamwinjiza mu rusengero, ari ku rubaraza agira ngo arebe ko yakira, ariko nta wigeze amubwira ati, nyamara Yesu arakiza. Kuko abo banyedini ntabwo bashakaga Yesu, kuko atemeranyaga n'amahame yabo, ntabwo yakurikizaga imigenzo y'idini yabo, bityo baramwangaga. Nta nubwo bamwangaga gusa, ahubwo bashakaga no kumwica. Bibiliya niko yatubwiye, yavugaga ko ari umwana w'Imana, bati mumwice mwoka byaramwe. Ntabwo yaba ari umwana w'Imana ngo tuzamukorane, ntabwo yaba ari umwana w'Imana ngo tuzagira icyo tugeraho. Kandi abantu bari kumva umwana w'Imana ntago byakunda. Dore arabohora abantu, dore arakiza abantu, dore arimwe arakora ibintu byajyaga biduhesha agafaranga, none we arimwe arabikora ku buntu. Ntabwo umwanya wo bitwemerera ngo nkubwire ukuntu idini yari imeze muri iki gihe, ariko nagira ngo nkubwire ngo uwashakaga gukira hari icyo byamusabaga. Yatangaga ikintu, yatangaga intama, yatangaga imfizi y'ihene, hari icyo yatangaga kugira ngo akire. Yewe niyo yabaga amaze gukira, kugira ngo ugukira kwe kube kwemewe n'idini ye, hari icyo yatangaga. Yagomba kujya kwiyereka umutambyi hari ikintu ajyanye. Yesu rero baramukijije ku buntu, bati yemwe mwoka byara mwaraduhombeje. Iyi nayo ni intama yari igiye kwinjira, iyi nayo ni isekurume y'ihene yari igiye kwinjira, none dore ngiyi iragiye ku busa gusa, yikoreye urira aragiye, nta kintu atanze. Byarababaje cyane, byarababaje cyane. Nawe uyu munsi wa none ndagira ngo umenye neza yuko idini idashaka yuko uba umuntu w'umudendezo. Idini ntabwo ishaka kureba Yesu ngo umenye neza yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Idini ishaka ko wumvira amabwiriza yayo, idini ishaka kugendera munsi y'amahame yayo.
hanyuma nayo ikaguha ibyiringiro bituzuye, ikubwira yuko ibyo bihagije, ikubwira yuko ubwo uri umwana w'Imana, ikubwira ko nugira amahirwe uzagera mu ijuru. Nyamara Yesu aravuga ngo, Yohana igice cya 5 n'ubundi umurongo wa 24, ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Ibi Yesu yari arimo kubibwira abantu b'Abayuda, abantu batamwizeraga, abantu bamushidikanyagaho. Yesu yari arimo kubahamiriza, ababwira yuko afite ubutware buva ku Mana, ababwira yuko ari we mucamanza w'abari mu isi, ababwira yuko ari we mukiza w'abari mu isi, ababwira yuko ari Mesiya wasezeranijwe kera, akabwirwa abari bamutegereje n'akanwa k'abahanuzi, kandi ko bari bamubonye. Mana yacu ishimwe cyane, kuko Yesu arakiza, Yesu arabohora. Kandi uwo nguwo nawe arimo arakubaza ikibazo, waba uri umunyedini ubimazemo imyaka 38, waba umaze 40, waba umaze 35, waba umaze 50, arimo arakubaza ikibazo disi we. Waba udafite ibyiringiro mu mutima wawe ngo ubuzi neza yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, Yesu arakubaza kano kanya ngo, mbese urashaka gukira? Ushatse wamusubiza uti, nkeneye umukiza. Yesu mbera umukiza, Yesu mfata ukuboko ungendeshe, Yesu mpagurutsa, Yesu mpindura muzima, Yesu nzura, Yesu nkiza, ni wewe wenyine wankiza. Hari impumyi yari imaze igihe nayo yarahumye, ariko yumva ko Yesu ari bunyuraho iri, maze ngo irataka cyane. Yumvise Yesu irataka cyane iti, Yesu nkiza, mbabarira. Nawe uyu munsi wa none wari ukwiriye guhamagara Yesu, ukamubwira uti, Yesu we nkiza, Yesu nkiza idini, Yesu nkiza ibintu byose bimboshye. Ndashaka kureba, ndashaka guhumuka, ndashaka kukubona, ndashaka kureba impano y'Imana. Kandi nawe yiteguye kukwakira, yiteguye kugukiza. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyeza kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari. Ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku birenge. Yesu ni we yapfiriye, kandi yiteguye kukubabarira no kukweza ibyaha byawe byose, ndetse yiteguye kwandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Arafata amaraso ye yayandi yamennye igorogota, maze ayandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Ushobora kuba uvuga uti, ese nababonane, ese nabavugisha nte? Waduhamagara kuri 0783001646. Ushobora no kutubona ku mbuga zacu nkoranyambaga, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, ndetse ushobora no kujya ku website yacu ukahabona amakuru, ndetse ushobora no kutwandikira unyuze aho hose maze kukubwira. Icyo tukwifuriza ni uko izina ryawe ryakwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Imana nicyo ishaka, nugihitamo uyu munsi, urukundo rw'Imana rurakwandika mu gitabo cy'ubugingo. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese wowe izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze, Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda, kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha Agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783001646.
Imana iguha umugisha. Ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu, ntiwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.